kandi byose naza kugusobanurira akanya nagura ubunyumve nta no gushaka kunyuma sibyo biragoranye kandi akumva akunda gukora hano. That's a promise mwaye no ugomba kunyizera uko byumvira uri kuyumva asirishita gituma udashaka kunyizera urajya musobanurire kangahe. Mbahaye ikaze mwe mwese tubana hano kuri filime yacu yiswe Umwanzo w'urukundo. Nge tugiye kubana nitwa Haka, ndetse kuri channel yacu yiswe Haka Original Films cyangwa tubyite Mama na Dada. Ibyo ngibyo nibyo bintu tugiye kuba twaganiraho kuri iyi filime yacu. Uribaza ni ibihe? Reka mbabwire. Uyu munsi wa none tugiye kuba twagaruka kuri MK wacu. MK wacu niki tugiye kuba twamugarukaho? Nyuma y'ibintu byose twagiye tubona we n'umuvandimwe we barwana umunsi ku wundi, uribaza ni ese byarangiye? Ibyo nibyo bintu nshaka kugira ngo tugarukeho. Abantu benshi mushobora kwibaza ni bishobora kuba byarangiye, gusa byo ntabwo byarangiye, ahubwo niho bigiye kuba byatangira. Uribaza ni ngo bigiye gutangira gute? Ubu ngubu tuvugana mukatangiye gutekereza kuba yacikisha umukobwa wacu. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, gusa byo Kai agiye kuba yamufata. Uribaza ni Kai agiye kumufata gute? Hariya ni mu nzu irimo umukozi wa Kai, Sharif, ndetse na Kai nyir'ubwite, nyiri gushimuta. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Kuba yamucikisha biramugora cyane, biramugora ku rwego rwo hejuru cyane. Kuba agiye kubahura n'umuvandimwe we bigiye kuba byamugora ibintu. Nyamara ushobora kugaruka kuri Mike, ibyo Mike yavugaga nibyo, ariko tubigarutse neza tukacokingaho neza ntabwo ari byo. Umukobwa agiye kuba yajyanwa hanze, agiye kubangamirwa n'umuvandimwe w'undi muntu. Gusa by'ibyo yikora byose biragoye kwica umuvandimwe kubera urukundo. Yabitekereza pe akajyana nawe kubikora, ariko akantu k'ubuvandimwe sometimes kajya kiganza. Ubuvandimwe ni ikintu gikomeye cyane. Kamariza ni muribaza ni Kamariza we turamuvugaho iki? Kamariza kubera icyo arimo kwirukanka kuri MK afite umukunzi. Ese ibi byo byaje ryari? Ndakeka ko abantu benshi mugiye kuvuga ati iyi filime ari ahantu barimo kugenda baducanga, gusa byo ubibonye ubona ko ari byo, ariko ntabwo ari ukubacana. Mwibuke neza ko uratari musaza wa Kamariza, ahubwo yari besto we, inshuti ye ya hafi. Kamurabizi neza ko akenshi na kenshi aba besto birangira babanye. Ibi byo ni ibintu tuzi neza, ariko Kamariza yakoze ikosa. Akenshi na kenshi twiruka ku byadusize. Yahisemo umwanzuro w'urukundo rwe. Cyo rero nareke MK nawe ibyo bamukora byose yahiswemo. Uyu ni umwanzuro w'urukundo wande wa Cyusa. Cyusa yahisemo neza, yahisemo MK. Gusa byo abantu benshi muribaza ni ese ko iki Kai yijeje umukobwa ko agiye kumurekura, bikarangira atamurekuye? Ibi bintu bibaho akenshi na kenshi. Uzarebe iyo umuntu ashaka gukuramo ikintu cyangwa ashaka gukuramo nk'amagambo ukuntu, atangira kubinyuza ku ruhande kugira ngo yumve ati ese ndibuze kubimenya ibyo nshaka kumenya. Kubera iki? Niba umuntu ashaka kumenya ikintu arakoresha uburyo bushoboka bwose akimenye. Ndakeka ko nawe ibyo bintu ujye ubibona muri ubu buzima bwacu. Gusa byo kuri filime yacu, iyi ni filime ifite inyigisho ikomeye cyane. Ni filime ifite inyigisho ikomeye cyane mu rubyiruko cyane cyane, ndetse no mu babyeyi baturera umunsi ku wundi. Baba bumva ko bashaka kudushingira mu buzima bwabo bifuza, batumva ko twajya mu buzima dushaka, bumva ko ubuzima bwo batekereje ari bwo buzima bwuzuye. Ntabwo ariko biri. Ubwo buzima, ese can imagine umugore wawe uzamubaze niba baramugushingiye, ese urankunda bya nyabyo? Erega nka gutya Cyusa niba bagiye kumushingira nka Kai, ishaba dufite yuko wenda ari abavandimwe, ariko niba bashaka kumushingira nka Kai, wenda ahangaha MK ari gukora buri kimwe cyose kugira ngo aze kuba yatabara,
ariko akenshi na kenshi mu buzima bibaho, umukobwa akabaho mu buzima bw'ubuyobe. Ubu buzima tububamo kenshi cyane, si umwe si babiri, ahubwo ni benshi babubamo. Nyamara dukeneye kwitonda tukamenya ni ese bizagenda uti, ubuzima tubamo buri seri cyangwa ntabwo buri seri. Nyamara ubuzima tubamo buri seri, ahubwo nitwe tutari seri. Uti gute? Ntabwo turi seri, dukora ibintu twubwacu twumva dushaka gukora, ntabwo dukora ibintu bikwiye gukorwa. Urukundo ni rwiza, kandi umuntu uri mu rukundo long time aba yumva ari free, aba yumva yishimye cyane. Guess what? Kwishima mba mvuga ni kuno. Iyo uzi ko urukundo ruri kuguhira urishima, ariko iyo uzi ko urubabayemo, no time to happy all time, nuguhora umeze ngo, cyangwa kuba maso umunsi wose. Ibaze kubona umugore uturuka mu gipangu cyiza cyane, si nk'izi nzu zacu tubamo mu babyeyi bacu, cyangwa mu nzu z'abantu baturuta, cyangwa inzu zacu tubamo. Ubona ari inzu iciriritse gusa byo uyibayemo mu buzima bwishimye. Si ukugenda ngo ube mu muturirwa ngo nibyo bizana ibyishimo, ahubwo ikizana ibyishimo ni iki? Ni amahoro hagati mu muryango. Ibaze guhora umugore, ukabona umugore aturutse mu gipangu cyiza cyane, nibyo nababwiraga, ariko ari amaso atukuye, nta byishimo. Nandi ubona umuntu ageze nko kuri wa mfunguri, ukabona shidonke, cyangwa n'igihe yamwitaho akamuha amafaranga, kwa kundi ari kuvuga ati n'ubundi njye ntacyo bimariye, basi we wenda yumve ko aricyo bwamumarira. Ese kubera iki? That's why we want to be careful for everything. Kuri iyi filime yacu irimo ikintu bita inyigisho, harimo reason, irimo kuba yatwereka ubuzima tubamo bwa buri munsi, uburyo ki tubangamira abantu tubana nabo kugira ngo twe ubwacu twishime. Kubera iki dushaka kubaho tubangamira bagenzi bacu? Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ibu buzima dushaka si bwiza cyane habe na gato. Twe twumva dushaka ubuzima burenze ubwo dukwiye, dushaka ubuzima butari ubwacu, burenze ubwo dukwiriye kuba twabamo. Kubera iki tutaba mu buzima bwacu bwita, apana kuba mu buzima twebwe ubwacu twifuza? Nk'abantu mwe ndagira mubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, byaza kugora kuzongera kumva cyangwa kutubona, cyangwa icyo nagusaba cyo ni kimwe, kuba wakanda gutya subscribe kugira tuzajye tubana umunsi ku wundi. Kambabwira ngo wowe twabanye mu musore w'umukire, ndagira mubwire ngo tukabana muri for love, ni tubanemo kandi imbere cyane, mbafite ku mutima bitewe n'urukundo munyereka, nanjye ngomba kubakunda iteka ryose. Amen. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza mwe mwese twabanye muri iki kiganiro cyacu.